tubahaye ikaze abakunzi ba channel ya Nutrimedi Plus turabasohoje muri kumwe nanjye mfite Suleya. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibyiza byo konsa yaba ku mwana ndetse no ku mubyeyi wonsa. Ubundi konsa ni ikintu cyiza ndetse gitangaje kiriho mu bintu byiza biri kuri iyi si kandi gitangaza abahanga bitewe n'uburyo amashereka y'umubyeyi aremye. Ariko ikibabaje nuko konsa biri kugenda bitakara cyangwa se bigenda bigabanuka uko imyaka ishira ndetse n'iterambere riza. Uyu munsi rero twifuje kubavira imuzi ibyiza byo konsa ku mubyeyi wonsa ndetse no ku mwana ari konsa. Ese ibyiza umubyeyi akura mu konsa bingana gute ugereranyije no kutonsa? Icyambere twababwira nuko amashereka akozwe ku buryo ashobora kuzuza ibyo umwana akeneye, kandi amashereka agenda ahindagurika bitewe n'ikigero umwana agezemo. Dufashe urugero, amashereka aza iyo umubyeyi amaze kubyara kugera byibura ku minsi 4 n'5 atangira gukora umuhondo uba urimo cyane cyane abasirikare b'umubiri bagiye gufasha umwana mu gihe umwana batarashobora kwikorera abasirikare b'umubiri we. Ikindi, amashereka atanga intungamubiri zuzuye umwana akeneye guhera kivuka kugeza agejeje amezi 6. Iyo umwana agejeje amezi 6 nibwo aba akeneye izindi mfashabere zishobora kunganira amashereka. Ariko nanone nyuma y'amezi 6 kugeza ku mwaka, amashereka atanga intungamubiri byibura zigera kuri 1/2 cy'ibyo umwana akeneye, cyangwa se 50% by'intungamubiri umwana akeneye. Icya gatatu, iyo umwana arengeje umwaka kugera ku myaka 2, byibura amashereka atanga kugera kuri 1/3 cy'intungamubiri umwana akeneye, hejuru ya 30% by'intungamubiri umwana akeneye. Urumva rero ko amashereka ni ingenzi cyane guhera umwana avutse kugera byibura agejeje imyaka 2. Iyo umwana agejeje imyaka 2 nibyo twita yuko umwana agejeje ya minsi 1000. Iminsi 1000 y'umwana harimo amezi 9 yari ari mu nda bamutwite, hakabonekamo n'imyaka 2 nyuma yuko avutse. Ibyo nibyo bikora iminsi 1000 y'umwana ya mbere. Rero akamaro aya mashereka azagirira ku mwana, reka tuhere ku mwana umaze kuvuka. Icyambere twabonye yuko ya mashereka azaba arimo intungamubiri, ariko cyane cyane arimo n'abasirikare b'umubiri. Ariya twabonye yuko aza hagati y'iminsi 4 n'iminsi 5, bishobora kugera ku cyumweru umubyeyi abakora amashereka y'umuhondo. Abarimo abo basirikare b'umubiri bafasha umwana cyane mu kumurinda yuko agira indwara za hato na hato. Harimo indwara z'impiswi, hakabonekamo indwara zo kuruka, ndetse n'indwara zishobora gufata imyanya y'ubuhumekero ndetse no mu matwi nk'umuhaha, ndetse harimo n'indwara z'amarerji nka za asma, ndetse n'indwara twabonye zo mu buhumekero. Kuba umwana wamwonkeje byibura amezi 6 nta kindi kintu umuvangiyemo bizamufasha cyane mu kugabanya ibyago byo kurwara izo ndwara. Icya kabiri nuko bizagabanya uburyo abana bapfaho bakiri munsi y'umwaka. Ubundi umwana uri munsi y'umwaka ibyago byo kugira ngo yibasirwe n'indwara ndetse zishobora kumuganisha ku rupfu biba bikiri hejuru cyane, ariko ku bana bonka bigabanya kugeza ku kigero cya 21% munsi ugereranyije n'abana batonka. Ikintu cya gatatu konka bizafasha umwana nuko bizamurinda kugira ibiro byinshi kera amaze kuba mukuru. Impamvu ni iyi: abana bonka bo ubwabo nibo baregirariza ibyo bagomba konka. Arakurura, yakumva haze akarekera. Ariko ku bana bakoresha ibindi bintu nk'amata n'ibindi, bo ababyeyi nibo bashobora, cyangwa se abarezi babo nibo bashobora gutuma bamugerera ibyanywa n'ibyo amara. Ari naho hamwe na hamwe ushobora gusanga umwana bamukoreye bibero ntibamureke ari uko atayimaze, ahubwo bigatuma umwana
atakaza bwa bushobozi bwe bwo kumenya ngo nkwiriye kunywa ibingana gute cyangwa se nahaze ibi birampagije, bityo bikazamwafekitinga kera ari mukuru, bikaba bishobora no kugendana no kutamenya kugera ingano y'ibyo kurya azarya ari mukuru, bityo bikaba byamutera kuzagira indwara z'umubyibuho ukabije, obezite, mu gihe ari mukuru. Ikintu cya kane ni uko konka ku mwana bimufasha yuko kera naba mukuru bizamurinda ko agira ibinure byinshi byo mu maraso, cyane cyane ibinure twita cholesterol. Ni ibinure bibi bishobora gufunga imitsi. Konsa umwana wawe rero bizamurinda yuko yibasirwa no kugira ibinure byinshi bibi by'amacholesterol mu maraso, bityo bimurinde kugira indwara z'umutima kera ari umuntu mukuru. Ikindi cya gatanu ni uko bizafasha umwana mu kumurinda kuba yagira indwara y'isukari iri hejuru cyangwa se icyo twita diyabete. Ubushakashatsi bwerekanye ko abana bose nta kindi kintu bavangiwemo mu mezi 6 yabo ya mbere ndetse bagakomeza konswa kugeza ku myaka 2, ibyago byabo byo kurwara diyabete ari bakuru biragabanuka. Ikindi cya gatandatu kandi cy'ingenzi ni uko umwana wonse bizamufasha mu gukura k'ubwonko bwe ndetse bitume performance ye mu ishuri n'ahandi ibiri hejuru ugereranyije n'abana batonze. Impamvu nuko mu konka cyangwa se mu mashereka harimo intungamubiri zihagije ndetse zigendanye no mu gukuza ubwonko bw'umwana ugereranyije no mu mata yandi, yaba mu mata y'inka cyangwa se ugereranyije no muri infant formula, ariya mata bahereza abana yo mu bikombe. Ibiri mu mashereka biri hejuru cyane mu gutuma ubwonko bw'umwana bukura. Urumva rero ko konsa ni kimwe mu bintu byiza kandi bitangaje bizagirira umwana ingaruka nziza muri iki gihe akiri mutoya, ndetse bikazanamugiraho efe nziza amaze gukura, nko kumurinda umubyibuho ukabije, kumurinda indwara za diyabete n'imivuduko ikabije y'amaraso, gutuma agira ibinure bikeya bya cholesterol mu maraso, ndetse n'ibindi byinshi tutabashije kuvuga ahangaha cyangwa se n'ubushakashatsi butarabasha kubona. Ariko amashereka ni ingenzi kandi agendanye 100% n'ibyo umwana wacu akeneye. Ikindi rero ntago konsa bizagarukira ku mwana gusa, ahubwo n'umubyeyi wonkeje agira ibyiza byinshi ashobora gukura mu konsa. Aho twavugamo yuko icyambere bishobora kumufasha mu gutuma ibiro yiyongereye atwite bigenda birushaho gusubira ku murongo nyuma yo kubyara, aho kugira ngo ibiro bizamuke cyane, ahubwo bikaba bishobora kumufasha mu gutuma agenda asubira ku murongo buke bukeya, kuko hari intungamubiri atanga iyo ari konsa, bityo bikamufasha mu gutwika ibinure yabitse mu gihe yari atwite. Ikindi cya kabiri, bizagabanya ibyago by'uko umubyeyi wonsa ashobora kugira indwara ya diyabete. Icya gatatu ni uko bifasha cyane mu gukomera kw'amagufwa. Ubushakashatsi bwerekana ko ababyeyi bonsa nubwo amagufwa yabo ashobora gutakaza calcium mu gihe bonsa, ko amashereka agomba kuba afite calcium iri hejuru, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko nyuma y'uko arangije konsa amagufwa ye aba afite ubushobozi bwo kongera kwiyubaka cyane kuruta umuntu utaronkeje, bityo bigatuma amagufwa y'umubyeyi wonkeje azarushaho gukomera, akamurinda no kurwara indwara zifata amagufwa nk'izo twita osteoporosis mu gihe kera amaze gusaza. Ikindi ni uko konsa bizagufasha mu kukurinda indwara y'agahinda gakabije ishobora kuza nyuma yo kubyara, iyo twita postpartum depression. Icyanyuma bizagufasha nuko bizagufasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amabere cyangwa se kanseri y'ama ovaire. Ubushakashatsi niko bwerekanye yuko ababyeyi bonkeje bigabanya ibyago cyane byo kurwara kanseri z'amabere ndetse na kanseri zifata udusabo tw'intanga ngori. Urumva ko rero konsa ntago bigarukira ku mwana gusa, ahubwo nawe bikugarukiraho. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi kubabwira ibyiza byo konsa, yaba kuri wowe ndetse no ku mwana wawe.
Mu gihe rero ufite ibibazo bigendanye n'amashereka makeya cyangwa se n'ibindi bibazo bishobora kugendana no mu konsa, ushobora kudusanga tukagufasha by'umwihariko mu bigendanye n'uburyo bwo kongera amashereka n'imirire iboneye ushobora kurya kugira ngo ubashe kubona aka kamaro gatangaje kagendanye no konsa. Mwadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket muri kabine ya Nutrimedi Plus Kimironko, naho ngaho. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leya, naho ubutaha.